Ibe byiza bakurikira ubukungu talks. Umwe mu badukurikiye baje kutubaza Uburusiya burakomeye, ni igihugu kidasanzwe, ariko abenshi bakunda kuvuga yuko ibihugu byinshi biyoborwa n'abakire. Bakire ababiliyoneri cyangwa se abafite ku gatubutsa kenshi bakunda kugira uruhare mu buryo politike y'igihugu igenda. Gusa iyo urebye Uburusiya, Putin kuva yagera ku butegetsi hari ikintu yaremye n'ubu ngubu uyu munsi gitangiye gutera abantu ubwoba, cyane cyane bitewe n'ukuntu abo bantu bumva isi, uburyo barebamo isi, uburyo barebamo umukino wa politiki, ndetse n'uburyo bo bareba uburyo barinda ubukungu bwabo mu mfuruka zitandukanye. Ijambo SILOVIKI sinzi ubwakanga aho ryumvisha, ariko aba nibo bantu begereye Putin, cyane cyane nibo bantu bamugira inama yizera cyane, ndetse abenshi bakunda kuvuga ko arizo mashini cyangwa se inkingi za mwamba z'igihugu cy'Uburusiya. Aba bagabo ntago ari abagabo ushobora kwisukira cyangwa se ni liste ndende, ariko hari nabo ushobora kubona cyane cyane iyo ukurikirana ibintu bya Putin cyane cyane abantu benshi batangiye kubona akamaro k'aba batipe ku buryo bugaragaye kandi bweruye igihe intambara ya Ukraine yatangiraga. Ushobora kwibaza aba bagabo batandukanye n'ibikomerezwa by'igihugu cyangwa se imbaraga zabo bazikura he? Abenshi bakunda kuvuga ati igihugu kiba gifite uburyo kirinda umutekano, yaba gifite za maneko. Yego, maneko akenshi abenshi bari bazi KGB, ariko ubu ngubu ni FSB cyangwa se Foreign Security Bureau. Iyi ifite abakozi barenga 160,000. Abo bagabo baba baratojwe koko. Kandi ikindi kintu naye nakubwira, bafite imbaraga zidasanzwe zitabereyeho gusa gushyira mu bikorwa itegeko, ahubwo rishinzwe gushyiraho uburyo ubuzima bw'igihugu bugenda, yaba mu buryo bwa control cyangwa se buri kimwe uko kigomba kugenda, cyangwa se gushyira ibintu ku murongo, cyane cyane iyo binabaye ngombwa itegeko bashyizeho hari igihe batarikurikiza mu gihe babona yuko ari ngo. Aba bagabo ngo SILOVIKI bo bizera yuko ubuhambare bw'igihugu nk'Uburusiya kiri mu bubasha cyangwa se mu mbaraga z'igisirikare, cyane cyane yuko bo babona yuko igihugu cyabo ahazaza hacyo no kuzaba igikomerezwa ku isi yose, kitinyitse kandi cyubashywe, kandi bigomba kubatwara igiciro icyo ari cyo cyose kandi biteguye kugitanga. Abagabo kuri iyi si y'Imana nabo bari mu bagabo batajya bemera igisubizo kivuga kiti hoya ku byo bashaka. Ubundi aba bagabo ni bantu kikaze neza ku bukungu talks. Abenshi mu bakurikiye amateka cyangwa se bakunda gusoma ibitabo, ijambo oligarchs cyangwa se iyo uryumvishe iryo jambo akenshi ryagiye rimenyekana nkaho ari abakire bakuye cyangwa se bigwishijeho itungo, cyane cyane mu 1990 gutyo bikorera club. Iyo club niyo yagiye ifata igihugu cy'Uburusiya iragitegeka. Niyo mpamvu mwagiye mwumva bagenda bahana ba Abramovich, ukajya wumva abandi baherwe bakomeye cyane. Uwo ngo ni wamenyekanye kubera Chelsea, ariko hari n'abandi bagabo bakomeye. Gusa hari abagabo Putin akijya ku butegetsi we yabonye yuko ibyo ngibyo bitashoboka, atabiyoborana gutyo, kuko abo ngabo bari baravuye kuwamuteguye ariwe Boris Yeltsin. Ariko we aje ku butegetsi yabonye yuko bitazagenda gutyo, aravuga ati umugabo wari uri ku gasongero witwaga Boris Berezovsky, ndetse no bitaga Vladimir Guzinski, ndetse na Mikhail Khodorkovsky, aba bose yarabafashe, bari bikomerezwa muri icyo gihe, abajyana mu mahanga. Avuga yuko ubu mu miliyonere cyangwa ubu mu miliyardere mu Burusiya ibyo birakureba, ariko icyangombwa nuko ugomba kubaha Perezida Putin. Nuko nguko yabashije kuba yaca intege icyo bise oligarchs iyivuyeho, ariko we yahise yiremera icyo yise SILOVIKI. Abo bagabo nibo bantu bashinzwe gushyiraho politiki ubona Uburusiya bugenderaho. Abo ba SILOVIKI ubundi iyo kijyanye mu bisobanuro bisobanuye abagabo bakomeye cyane cyangwa se strong men. Aba batangiye nanone kugaragara cyane cyane muri gihe cya Boris Yeltsin. Icyo gihe niwe wayoboraga Uburusiya. Ari abantu bagaragara mu uniforme ya gisirikare, bakorera ibiro by'ubutasi,
bakurikira cyangwa se bakorera za ministere zishinzwe umutekano w'imbere mu gihugu, cyane cyane n'amaorganisation nka FSB cyangwa se abenshi bamenye ariyo yaje simbura cy'abantu bazwi nka KGB. Ahangaha ikintu ugomba kumenya rero, kuva iyi SILOVIKI yabaho Putin yarabateguye. We yabateguye gute? Aba bagabo bagiye banyura mu myanya yose ishoboka mu gihugu, yaba mu buryo bwa guverinoma, guhera mu buryo bw'imijyi, kugeza aho bumva neza ukuntu ibintu bigenda muri ibyo bice. Yewe bo barangije bahise noneho bahitamo ibice by'ingenzi bagomba gukoramo. Urebye neza aba bagabo ba SILOVIKI, Putin yabashyize mu nzego ebyiri z'ingenzi, cyane cyane umutekano ndetse n'igisirikare. Ubyumvishe neza, umutekano n'igisirikare. Gusa bamwe muri bo hari n'abatafite background cyangwa se batakuriye muri systeme za gisirikare, gusa ari abantu bakomeye mu buryo bwabo nk'uko turi bubirebe. Aba bagabo bakurikiza icyo twita Murphy Law. Ni abantu bavuga bati niba ikintu kidashobora kuba cyo ntago kiri bubeho, cyangwa se niba ibintu bidashobora, urugero niba NATO niba iba kwegera Uburusiya bisobanuye yuko yabateza ikibazo, ubwo bisobanuye ko icyo kibazo cyabaho. Niyo mpamvu bo niyo wasinya garanti zingana gute, niyo wabizeza bingana gute, nta kintu cyakuraho yuko uri ikibazo kuri bo. Kuri ba SILOVIKI bafite amagambo bagendera akomeye cyane. Mujya mubona abantu bicaye ngo bari gusinya ngo amasezerano n'ibiki, ayo ngayo bo babona ari nta kindi kiri usibye yuko ari suggestions cyangwa se n'ibitekerezo ushobora kuduha, ariko ntabwo ari itegeko yuko tubishyira mu bikorwa. Cyane cyane ahangaha iyo urimo uravuga umutekano w'igihugu, ibyo ntabwo baba babishaka kubyumva. Ibyerekeye n'amasezerano ndetse n'izo garanti barabizi, bigeze gukorwa mu nkokora cyane cyane mu gihe cya Mikhail Gorbachev. Ibi ngibi babikomora hehe? Amateka yabo niko abereka, banakuze bizera gutyo, babona Uburusiya ari nk'umutamenwa wa wundi abantu bose batakisukira uko bashoboye cyangwa se uko babishaka. Cyane cyane muri bo ikintu bo bitaho kurusha ibindi ni geography. Niyo mpamvu ubona uko NATO yavuga iti tugiye gufata kino gihugu, bakabona kibegereye cyangwa bakabona bibangamiye inyungu zabo, bahita bataka nta mikino. Ushobora kwibaza uti ni bande bagize iyi sako cyangwa se aka gace gakuriye cyangwa se kegereye Putin bahorana mu buzima bwa buri munsi? Aya mazina ngiye kukubwira uyitondere cyane, nuko tutafite copyright turakwereka amafoto, ariko intambara yo muri Ukraine ijya gutangira, Putin yarongera arabicaza agenda babaza niba hari umuntu ufite ukundi kuntu abyumva, dore ko ngo yari agiye gutera Ukraine. Aho bagabo ababarebye neza aya mazina ngiye kuvuga yose mwayabonye muri kiriya cyumba. Nikolai Patrushev, uyu ni umunyamabanga mukuru ushinzwe akanama cyangwa se kanso y'umutekano mu gihugu, akaba ari umwe mu bantu begereye cyane Putin. Hakabaho uwo bita Sergei Narushkin, uyu nguyu niwe muyobozi w'ubutasi mu buryo mpuzamahanga. Uyu nguyu abenshi bitewe n'ukuntu ahora iruhande rwa Putin banaketse yuko ashobora kuzaba ari we uzamusimbura. Uyu mugabo mujya mubona umuntu witwa Alexei Navalny, ubu ngubu uri muri gereza, afite niwe mu oppose ushobora kuba akomeye cyane umutesha umutwe Putin, kubera yuko abamukorera benshi kuri YouTube nibo batwereka wenda urugero na za ruswa n'ibintu byose byerekeranye n'ubutegetsi bwabo. Ubona ari we muntu umeze nkaho yaje ameze nkaho ashyigikiwe n'uburengerazuba kugira ngo bongerere imbaraga opposition ya Putin igaragara nkaho yari yaracitse intege. Niko we uyu mugabo niwe ubyazanye icyo gitekerezo gutyo, Sergei Narushkin. Hari uwo bita Alexander Bortnikov, uyu nguyu niwe wakita ko ari umuyobozi wa FSB cyangwa se ibiro by'ubutasi mpuzamahanga by'Abarusiya. Hakazo bita Sergei Ivanov, uyu nguyu akaba ari yahoze ayobora FSB, ariko uyu niwe special cyangwa se uyu ahora iruhande rwa Putin ndetse ni nawe umuhagarariye cyane cyane mu bikorwa bimwe na bimwe by'ingenzi. Cyane cyane uyu we tugiye kuvuga mwumve neza, bamwita Sergei Shoigu.
uyu nguyu ni umuyobozi w'ingabo, ariko igitangaje uyu mugabo ntago afite background n'imwe mu gisirikare cyangwa se mu byerekeranye n'uburyo bwa renseignement cyangwa se birabita ubutasi. Gusa ni umuhanga cyane afite degree mu civil engineering, yagiye anajya mu bikorwa byinshi cyane byamugize umugabo w'inkorokoro muri iki gihugu. We bamwita kari umuteknocrat. Uyu mugabo ni ushinzwe gushyira cyangwa se gutuma igisirikare cy'Uburusiya kiba moderne. Cyane afite credit z'uko niwe washyize mu bikorwa uburyo Uburusiya bwakoze kugira ngo bwiyomekeho Crimea, ndetse ni nawe wateguye iriya myitozo mwagendaga mubona y'Abarusiya yakorewe iruhande rwa Ukraine, birangira ibaye aribo bari abasirikare bateguwe aribo bateye Ukraine. Hari umugabo muzi cyane Valery Gerasimov, uyu nguyu ni Army Chief of Staff cyangwa se ubundi twamengereranya nk'aho ari we uyobora ingabo zirwanira ku butaka ko mu Kinyarwanda tubyita, ariko uyu nguyu akenshi n'ubushize twamuvuzeho ku byerekeranye n'intambara ya Ukraine. Hari n'undi bita Sergei Lavrov, uyu ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Hari uwo bita Dmitry Rogozin, uyu nguyu ni uyobora Roscosmos. Roscosmos ubushize twari babwiye cyangwa se Roscosmos twababwiye ko ari nka NASA yo muri Amerika. Hakaba n'umugabo wita Igor Sechin, uyu niwe CEO wa Rosneft. Rosneft ni kampani ishinzwe gucukura ibitoro mu Burusiya. Aba ni abantu benshi cyane ushobora gukomeza, gusa hari umugabo tudashobora kwibeshya yuko twakura muri map. Cyane si inshuti n'abantu tuvuze hejuru, ariko ni umukinnyi w'ingenzi cyane Putin ibitekerezo bye yumva igihe cyose, uzwi nka Ramzan Kadyrov. Uyu mugabo uyobora Abachecheni afite igisirikare cye cya troops z'abantu 70,000 iyo bibaye ngombwa baza bagafasha Uburusiya. Ikintu tugomba kukubwira, aba bagabo bo ikintu ibyindi byose wabyigumanira, ariko bikibasharaje ishinga mu mitwe yabo no gushyira ordre mu gihugu ndetse no gushyira umutekano mu gihugu. Ibi ni byo by'ingenzi bano bagabo bibagenza. Gusa aba bagabo Putin yarabaremye, nibyo ni na benshi pe, kandi Putin ntago bamukunda cyane cyangwa se nawe abizera cyane kubera yuko ntago abasha gukontorora ibikorwa byabo bya buri munsi. Nawe rero agomba kubigenza ate? Impamvu n'uyu munsi twabivuze, iriya nama yabaye bagiye gutera Ukraine, twababwiye yuko buri wese yaramubajije niba ashyigikiye ibyo Putin yakoze cyangwa se akaba bifite ukundi kuntu abyumva. Bose yarabateze kubera yuko icyo kiganiro cyari live, isi yose ikireba, cyari live, Abarusiya bose babireba. Abatipe bose barabishyigikiye, bisobanuye yuko nta numwe wemerewe kuzasoka akavuga ngo ntago bino biba, nari namubwiye ntiyabyemera. La, amazina yabo ari mu bantu ari kuri liste iri public y'abantu bemeye yuko Putin atera Ukraine. Bisobanuye ko urutwara Putin nabo ntirubasiga. Ni nayo mpamvu n'aba bagabo nabo yego barakomeye cyane, bafite pouvoir muri iki gihugu, ariko nabo barabizi neza yuko bitagenze nk'uko bipanzwe. Bafite ukundi kuntu babigenza, kuko turavuga abantu bafite ubutasi bw'igihugu, turavuga abantu bayokontorora ibiciro cyangwa se Roscosmos, turi kuvuga byerekeye no kujya mu kirere, turavuga abantu bakontorora Rosneft ifite amavuta. Abagabo baragiye barubaka koko. Aba bagabo rero nibo bantu basimbuye bari aba oligarchs bayobora, aba nibo bayobora igihugu kurusha uko abanyamafaranga bafite, kubera ko abanyamafaranga bicyo bakora no kumvira Putin. Ibi ni bimwe mu byo nakubwira kuri aba bagabo b'inkorokoro. Iyo uvuze Uburusiya ukumva Putin, club ye imuhora iruhande mu buzima bwa buri munsi, ujye wumva ba SILOVIKI. Ciao, shalom, naho ubutaha nizere ko usobanukiwe.